Muraho neza ndabasuhuje amahoro y'Imana abane namwe bantu banjye nk'ibisanzwe amazina ni Theoneste. Rero nk'uko mubibona kuri screen tugiye kubabwira ibijyanye na scholarship iri gutangwa muri Kepura muri faculty zirimo nka project management na business analytics. Nimba ari ubwa mbere rero ugeze kuri iyi channel ni ukuri turagusaba kora subscribe kuri iyi channel, kora subscribe kandi like, comment na share kuri bagenzi bawe ubona ko bakeneye aya makuru. Ni ukuri ndagusabye, ese wabikoze bikore, ni ukuri birakwiye kandi wirenga kuri uyu munota ugere ku munota wundi utarabikora. Ni ukuri mu isegonda rimwe ari ikintu wakoramo kigakunda. Subscribe ni ugukandaho gusa, mu isegonda rya kabiri ugakanda like, bikaza kugufata bitewe n'ukuntu wumvisha ikiganiro, bikaza kugufata indi minota nk'ibiri yo kwandika comment cyangwa gukora share. Murakoze ubwo mugiye kubikora. Tandukana n'abarupiga baguhereza ubugari babwise cakes. Muri Elina Cakes tugufite cakes zigiye zitandukanye zirimo nka cakes zo gukoresha ku masabukuru, ubukwe ndetse na graduation zigiye zitandukanye nk'iza hano mu Rwanda ndetse no hanze. Ndetse namwe mushaka cakes zo gukoresha ku bindi birori byose bitandukanye muri Elina Cakes ntabwo twabibagiwe. Namwe mushaka cakes zo gukoresha ako kanya mu gihari zirahari. Muri Elina Cakes tanga itegeko kubera ko umukiriya ari umwami birahita bikorwa. Muri Elina Cakes muradusanga hano Huye ku Banyonzi, hano Tumba ku muhanda ugana Icyarwa, ndetse n'abashaka ko tubagemurira cakes aho muri hose turahagera. Muri Elina Cakes mwaduhamagara kuri nimero ya 0788333114. Ndasubiramo 0788333114. Elina Cakes turahari kubera ko nawe uhari. Rero nk'uko muri kubibona hano kuri screen tugiye kubasobanurira ibijyanye n'iyi application. Turaza kugenda tuvuga mu ncamake ibijyanye n'uko Kepura yatangiye, ntabwo turi buze kubigarukaho cyane, ahubwo ngiye kubabwira iby'ingenzi kugira ngo tuze gukora iyi application. Tugiye kuvuga kuri admission criteria. Hano bari kuvuga ngo two principal passes in national exam applicants who complete high school in Rwanda equivalence for foreign students in the following. Hano bari kubwira ko ugomba kuba ufite two principal passes. Noneho bagakomeza bakubwira ngo basic education students must have an advanced certificate of education examination with at least two principal passes with good grades in any of arts combination with the following subjects: history, economics, geography, literature in English, mathematics and accounting. Hanga ubwo bari kubwira ko ku muntu wese, umuntu wa applying hano agomba kuba umunyeshuri wa applying muri application agomba kuba yarasoje amashuri 6 yisumbuye ndetse afite na two principal passes mu masomo yize. Noneho kandi akaba yarize combination zikurikira, harimo combination izamo history cyangwa economics cyangwa geography cyangwa se literature cyangwa se mathematics cyangwa accounting, sibyo? Noneho ku banyeshuri ba TVET nabo bagomba kuba bafite two principal passes ndetse bakaba barize muri National Professional and Technical Examination in the following option. Abo muri TVET bagomba kuba barize byibuze accounting, business services, tourism and hospitality. Ndakeka byumvikana neza, ubwo nibo turi guhamagara ngo babe bakora application. Noneho hano bagakomeza bavuga ngo student pass entry exam in English. Umunyeshuri ufatwa hano agomba kuzatsinda ikizamini cya English gitangwa. Recognitive skills, English recognitive skills, critical thinking at least 60%, 60% or above. Umunyeshuri agomba kuba yaratsinze ikizamini cya English, recognitive skills, ikizamini cyo gutekereza
byimbitse bakakubaza ikintu ugahita usubiza ariko wakoresheje gutekereza cyane ukagitsinda ku kigero cy'amanota 60 kuzamura. Upfront payment show commitment to repaying student loan after securing employment. Refugee in Rwanda and people with disability get full scholarship when they pass the admission test. Ahangaha ngo umunyeshuri agomba kwerekana commitment, kwerekana neza ko ashobora kuzishyura. Ubwo ngubwo mu kwerekana neza ko ushobora kuzishyura ni kwerekana wenda income statement yanyu. Hano bazabibabwira buryo ki wakwerekana yuko ufite ubushake bwo kuzishyura. Commitment ni ubushake, kwerekana yuko ushobora kuzishyura, kubera ko hano hari igihe bashobora nko kuguhereza iyo scholarship wagiye kwiga ugasanga wize umwaka umwe cyangwa 2 ugahita ubivamo. Waba uri umukobwa ukajya kwishakira nk'umugabo, cyangwa waba uri umutipe ugahita wigira mu bindi bintu bidafite aho bihuriye n'amasomo, bikaba byanatuma uva mu ishuri. Rero niyo commitment bari kuvuga hano. Ndetse hano bagakomeza bavuga ngo impunzi ziri hano mu Rwanda n'abantu bafite ubumuga iyo batsinze iyo examen bahabwa full scholarship. Full scholarship ubwo ni nko kuvuga ko bashobora kuzahabwa examen itarimo kuzigera unishyura amafaranga wahawe. Ndetse bagomba kuba umuntu ukoreye application agomba kuba afite report yo muri senior 4, senior 5 na senior 6. Stronger interest project in project management, agomba kuba afite ubushake bwinshi cyane bwo kwiga project management. Stronger English skills, avuga icyongereza neza, agisoma neza, anacyumva neza. Gusa si birumvikana ahangaha ntago baba bavuga ngo wenda ngo uvuga nk'umuzungu cyangwa gusoma nk'umuzungu wapi, ahubwo ni ukuba ufite basic skills kuri English. Leadership skills, ufite ubumenyi bwo kuba wayobora abandi nawe ubwawe wiyobora. Valid national refugee ID or passport. Valid national, kuba uri umunyarwanda cyangwa se kuba uri munzi ufite indangamunzi cyangwa se passport. Police clearance letter, international student honor, kuba ufite icyo bita criminal record cyangwa se police clearance cyemeza yuko nta byaha ukurikiranwaho n'amategeko. Ariko aho ngaho ni ku banyamahanga bonyine. Rero ahangaha bagakomeza bakubwira admission timeline. Application yatangiye ku itariki 2, yatangiye ku itariki 2 muri kubibona. Registration nayo izatangira ku itariki 2, class izatangira ku itariki 8 z'ukwa 9. Online application bino twagiye tubivuga. Personal contact information including phone numbers. Hano ugomba gutanga imyirondoro yawe wowe ubwawe. Ndetse hano bari kukubwira secondary high school scores for the last 3 years. Kuba ufite amanota iyo muri secondary schools mu myaka 3 ishize, harimo uwo mu wa 4, mu wa 5, mu wa 6 with average 60% or above. Kuba ufite izo report zose kandi waratsinze ku kigero byibuze kiri kuri 60 kuzamura. National exam scores with at least 2 principal passes in the subject. Kuba ufite 2 principal passes muri buri somo. Brief response about your interest, motivation for applying to Kepler College. Kuvuga impamvu
impamvu n'umuhate ufite byo kuba wakwapurayinga muri Kepler. An active email address, kuba ufite email ikora neza. Ahangaha rero registration requirement bino tuzagenda tubibabwiraho uko mubibona neza. Rero hano application irafunguye, gusa n'ibi ngibi reka tuze tubibabwireho ikintu. For upcoming intake, the annual tuition fee is 1650 USD paid in the equivalence in Rwanda francs for Rwandan applicants and 200 USD for international applicant. Tuition covers access the module, graduation and diploma fee, all Kepler College academic support, internet access, student support services including nurse and counselor event etc. Hano bari kubwira ko aya mafaranga ari ugomba kwishyura ari mu madolari, bari kubyikwereka ku banyarwanda. Ubwo rero hano bitaza kuba confusing ngo uko bavuze ngo abanyarwanda nabo bazishyura aya ngaya, ni ku banyarwanda bari kwirihira. Hano rero kugira ngo byumvikane neza kuri kabiri bari gukomeza bakubwira ngo financial aid is applicable to Rwandan applicant. Wumvise neza? Hano bari kubwira ko financial aid iri ku banyarwanda ba prayings who meet the income share agreement requirement. Ku banyarwanda bakoze application bari guhuza bujuje ibyangombwa byose mu masezerano azasinya. Umuntu uzafatwa azasinya n'amasezerano, sibyo? International applicants can apply pay upfront. Hano abanyamahanga bo bazishyura nicyo bashaka kuvuga. In addition, all applicants who are accepted and choose to enroll to Kepler College will be required to pay 40 USD paid in its equivalence in Rwandan francs annual registration fee to secure their spot. Anga bari kubwira ko umuntu wese wabaye accepted azishyura amadolari 40 ya registration fee. Ubwo rero ahangaha murabona ko application iri open kabisa. Ibi ngibi nibyo nashaka kuza kubabwiraho, ariko munyihanganire ndarwaye ntabwo meze neza, niyo mpamvu muri kumva nari kuvuga neza, sindi na seriye neza cyane nkuko byari bisanzwe. Muraza kugenda munyihanganira. So rero nimba ubonye ikiganiro kirangiye ukora subscribe, ukora na like kuri ibi biganiro tuba tugenda tubahereza, kugira ngo natwe dutere imbere. Amafufu n'amafaranga bibafubike. Bye.